hari aho bagera bakabona ko hari n'ibiryo abakozi batemerewe kuryaho ngo ni ibyabo, yanabiryaho umwana agatanga raporo, induru zikavuga ngo ariye kuri ibi biryo, ngo mangu uzi ko ngo afashe ngo ku mineke yacu, ngo uzi kikaba ari ikizira. Ubundi banza umenye uriya mukozi winjije ni umuntu, ni umwana wawe, buriya wamugiriraho n'umugisha, kuko na Namani mugaba w'ingabo yigeze kugirira umugisha ku mukozi wo mu rugo, aramubwira ati iwacu hari umuhanuzi wagukiza ibyo bibembe. Hari igihe bari abakozi iyo adahetse umuvumo abahetse umugisha, ni ibintu bibiri. Hari igihe rero mwakira ahetse umugisha ntumenye ko awuhetse, ukazamukoreraho n'umugisha ukamushingira. Bangahe se bashingira abakozi? Injiza no mu nzu y'Imana, ku buryo ibi byose ndimo mpanga kumurera no kumugorora byose mbikorera no mu nzu y'Imana, umwana agakura akunze mu nzu y'Imana. Ariko nkaba mfite n'ikibazo, ubundi kuki mwaba babyeyi, reka mbabaza, kuki muba muri za korari mukaba abadiyakoni mukagira imirimo mu rusengero mukumva ko abana banyu bo ibyo bintu batabyemerewe? Ni ikibazo ngira. Ugasanga umwana w'umukristo aramara umwaka umwe ibiri ntarakandagira mu rusengero. Ntiyemera ibyo bintu ko abana bagira uburenganzira bwo kunanirana. Umuntu rero ukirerera mu burenganzira bwe ngo n'uburenganzira bwe, ngo imyaka agezemo ngo irabimwemerera, ngo urareba ngo imyaka agezemo ngo imwemerera ibi, ngo n'urungano rwe ngo amaze iminsi ngo kwa nyina wabo ngo mu rungano ngo niho bageze, ngo ibintu byitwa ngo n'uburenganzira bwe. Uraza kureba aho bikugeza sasa, kuzabigarura bizakugora. N'igihe umwana azabona sheri ukibaze se arasezeranira hehe ko ari uburenganzira bwe bwo kudasenga, ubundi ko abonye sheri arasezeranira? Iki nacyo ni ikindi kibazo. Tubahaye ikaze bakunzi b'ubutumwa bwiza. Iyi channel muriho murabizi ko ni channel tusanga ibiganiro n'inyigisho, cyane cyane turi kumwe n'uyu mubyeyi Mama Lionel muri kubona. Niba utarakora subscribe, ukaba utarabwira inshuti zawe zimenyeshe, uyu munsi turaza no kugira ikiganiro cyiza turagutumiye. Rero tuze kubana, turi kumwe na Mama Lionel, turaza kuba tuvuga abana b'abakristo bakwiye kurerwa bate, abana b'abakristo bakwiye kwitabwaho bate, abana b'abakozi b'Imana bakwiye kuba barerwa gute, bakwiye kuba bahabwa ubuhe burere bwatuma bakurira mu nzu y'Imana bagasaziramo kandi bagakura bakunda Imana bakazasaza bakiyikunda. Turi kumwe na Mama Lionel, rero reka tumwakire abanza asenga Imana, hanyuma yaho tuze gukomeza tuganira. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye cyane, tugushimiye kuri umukiza w'abari mu isi, izina ryawe turaryubaha. Tugushimiye ko wadukuye kure kandi uzatugeza kure. Haleluya. Tugushimiye ko watanze uburyo bwo kubwiriza abantu ubutumwa bwawe bukagera ku mpera y'isi. Uyu ni umwanya tugiye guhagararana n'aba bantu badukurikiye bumva ibyawe wadushyizemo. Turasabye ngo imitima yabo yaguke kandi hahinduke byinshi ku buzima bwabo, kandi n'amateka yabo ahinduke kubwira ijambo no kubw'ubu butumwa. Ushimiye kubana natwe muri byose kuva dutangira kugeza dusoza, tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Arakoze cyane Mama Lionel kugira ngo tuze kubasha kuganira. Tubahaye ikaze Mama Lionel. Murakoze cyane, ndabishimiye. Se tubahaye ikaze cyangwa muraduha ikaze? Ndabaha ikaze kandi nanjye mumpa ikaze. Uru ni urubuga tuganiriraho, duhuriraho n'abantu bose. Turishimiye kubana n'abantu bose badukurikiye mu izina rya Yesu. Narimaze kuvuga ko turi buze kuganira ku burere bw'abana b'abakozi b'Imana, abana bo mu ngo za Gikristo. Bakwiye kwitabwaho bate, bakwiye kurerwa bate? Yego, abana nituvuga abana ubwo ni abana bose, abahungu n'abakobwa, kuko hari igihe havugwa abana ukumva bamwe bashatse kuvuga ngo ni abakobwa cyane cyane, abandi bakumva ni abahungu cyane cyane. Ni abana muri rusange bose nshaka ko tuvugaho aya masaha, uburyo barerwa kandi bakarerwa mu buryo butandukanye. Hari ukuntu urerera umwana mu nzu y'Imana, urerera n'umwana mu rugo, donc akagira uburere bwe adresse aho ari hose, haba mu rusengero akaba afite uburere, haba mu rugo akaba afite uburere. Yego, abadukurikiraho barihangana tubanze dusome ijambo ry'Imana kuko byose ni mu ijambo.
usanga mu gitabo cy'imigani ni igice cya 22 turasoma ku murongo waho wa 6. Niho hari ijambo nshaka ko tuganira, ariko n'ubundi dukomeza kuganira n'andi magambo dusanga hirya ya Bibiliya nayo muri Bibiliya. Haravuze ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Aya ni amagambo yavuzwe n'umuhanga umwe witwa Salomo, niwe wanditse iki gitabo cy'imigani. Yageze hano rero aravuga ku mwana, ariko aranavuga ngo mumenyereze. Kumumenyereza ni ikinyarwanda cyumvikana, ni kumenyereza ikintu umuntu numva ni gake gake, ni ugutoza. Utangira gake utoza mu mezi runaka, mu mwaka, mu myaka, umumenyereza. Ni nko kumumenyereza, ni nko kumushyiramo ibintu atazi, kumuha ibyo usanzwe ufite, kumuha ibintu uzi ariko ubona atazi, ariko ukabimumenyereza kugira ngo bibe ubuzima bwe bwa buri gihe. Noneho Bibiliya iravuze ngo azarinda asaza iyo nzira atarayivamo wamumenyereje. Ni ukuvuga ngo n'igihe muzaba mutari kumwe yarashatse, cyangwa se igihe muzaba mutari kumwe yaragiye kwiga kure yawe, iyo nzira wamumenyereje azayikomeza mpaka ngo azarinda asaza atarayivamo kuko yayimenyerejwe. Aha rero turi busarebe ukuntu aba bana babuze ubamenyereza inzira. Hari umunyarwanda yaciye umugani, nashatse no kugira teme y'iki kiganiro, uvuga ngo umwana umurera nk'umwami akabimbwa. Niko umunyarwanda yavuze ngo umwana umurera nk'umwami akabimbwa, cyangwa mu yandi magambo agasabiriza. Ngo ariko wamurera nk'umugaragu akaba umugabo. Niko umunyarwanda yavuze. Nabonye ko yari umugani w'umunyarwanda, ngo wamurera nk'umugaragu akaba umugabo. Duhere aho ngaho. Ni gute umwana wamurera nk'umwami byarangiza agasabiriza? Kurera umwana nk'umwami agasabiriza njya mbibona cyane mu ngo z'abakire. Mu ngo z'abakire, abakire ndetse cyane bakunda kurera abana nk'abami. Umwana akavukira mu rugo rukize, ni na byiza rwose, turabikunda gukira, ni umugisha, kandi rwose ndatura ubukire no ku bantu bakire. Ariko bakire bamenye kurera, ntibarera abana nk'abami. Kurera umwana nk'umwami ni gute umunyarwanda yarashatse kuvuga? Urugo rurimo umukozi ngo ushinzwe umwana, ngo rurimo umukozi ushinzwe ngo imodoka, rurimo umukozi ushinzwe ngo n'imbwa, rurimo n'umukozi ushinzwe guteka. Nibyo nibaze, ariko nibaze babarere bakiri mu myaka yo kurerwa n'abakozi. Noneho mu gihe bazamutse, kugira ngo uyu mwana utamurera nk'umwami akazaba imbwa, ni gute umwana ugize imyaka 10, urugero ni nk'umukobwa, kuko abakobwa bakunda kumenya ubwenge cyane, ni gute umwana w'umukobwa ugize imyaka 10 acyozwa n'umukozi? Donc arimo aramurera nk'umwami, hirya azaba imbwa. Ni ukumubwira ati ukomeza kwita ku mwana, nicyo twakuzanye. Mbega hariho umuntu umwe wigeze no gutanga ubuhamya, avukiye mu bakire cyane, ngo niyo yatambukaga avuye kwiga, ngo afite imyaka 13, ngo umuzamu yamukingurira ngo yamureba, ngo agahita arira, ngo zamarandebye, ngo umwana akarira, ngo mpaka bagahoza bagahendahenda iciraha, bakaba banatelefona ababyeyi batari kurira, ngo zamu yamurebye icecekere. Ugasanga umwana ungana gutyo baracyamwibutsa kwifubika, ngo ifubike, bakanabimukubitira, kandi nawe niko agorama, kuko niko arimo amenyerezwa. Ahubwo bagakubita utamufubitse urumva arirukanwa. Iyo adakatswe umushahara arirukanwa. Ubwo uwo mwana arimo aramenyerezwa inzira mbi. Iyo nzira arimo amenyera izatuma asabiriza. Ari kurerwa nk'umwami kandi akwiye kurerwa nk'umugaragu. Ugasanga nta murimo yemerewe gukora mu rugo, ngo hari abakozi bayishinzwe. Hari abakozi babishinzwe. Ukabona umwana w'imyaka 15 w'umukobwa cyangwa umuhungu ntazi guhanagura inkweto ze, yarakwiye no guhanaguriza papa we, ngo nugucakaza umwana, ngo nukumurera nk'umucakara. Ntiyamenya gutorosha muri saro. Kandi wanareba ukabona n'ubwenge bwo mu ishuri
nabwo ntabwo afite, ukabona ntabwo afite kuko ntakurikiranwa, ari kurerwa nk'umwami. Umwana arajyanwa ku ishuri, baramugeza mu kigo bakamuha akabizu, umwarimu yagerageza kumucyaha bitewe n'uko arimo arerwa nabi, telefone bakaba bahamagaye ku bigo, bakaba barihanije, witwikira umwana uri kumurera nk'umwami, ariko hirya y'ejo uri kumwica. Aho ngaho uri kwangiza umwana. ugasanga umwana urabivuze, ugasanga ashobora kuba ari umuhungu arinze agira ya myaka wavugaga, atazi gutandukanya ikibi n'icyiza, arabona ibintu byose bera mu rugo, agahora azi yuko kuwa mbere ahora iminsi yose isa, azi ko iminsi yose irasa, ntazi kuwa mbere, ntazi muri wikendi, ngira ngo n'amanywa ntiyayamenya, ahubwo ari muri ayo mafilime. Cyakoze nabonye bamwe bareresha amafilime cyane, nibwo buzima bw'abana, mpana mu makayi, ntuzi ngo umwana ese yakurikiranywe, ese nimba yanakurikiranywe hari igitsure kiriho cy'ababyeyi. Uyu mwana ari kurerwa ate? Ese ari kurereshwa abarimu bo mu rugo bamukocinga ba nimugoroba, umwana ari kurereshwa abarimu ba nimugoroba, ari kurereshwa abakozi bashinzwe kumugaburira karibu ku meza no kurya. Urasanga umwana w'imyaka 10 n'ingaha yimenaho ibiryo, bakimugaburira, bakimwibutsa ngo nywa igikoma hari nabo bibutsa ngo kutanywa igikoma, baracyafata ibikombe bari kumuhoreza. N'umwana w'imyaka 10 n'ingahe bari kumwangiza, bari kwangiza umwana. Hirya y'ejo hari amahirwe yagira ukaba warayamubujije, ahubwo aturanye n'abandi abona bo hari ibyo bikorera, ariko yashaka kubyikorera nawe ukamubuza. Yego, yashaka kubyikorera ukamubuza. Byo n'ibintu by'abana bo mu batindi, ibyo ngibyo va muri ibyo byondo, have umwana ariko kwereka icyo ashaka kuzaba cyo, ntabwo umwemerera. Ujya sinzongera kukubona n'abariya, kandi usanga abo bana bakunda kugira n'ibintu by'ibirwara, kuko ntiwamuha n'umwanya ngo ajye no muri siporo. Ishwida afite ahantu yakatiwe atarenga. Aho hantu usanze yaharenze, ubwo umukozi umushinzwe arabisobanura. Uri kurera umwana nk'umwami. Uvuze icyo mpita ntekereza ku babyeyi, noneho iyo vakanse zigeze ngo bavuga ngo ibiruko birageze, abakozi mwe mutashye, abana bacu nabo bamenye imirimo, ubwo tugeze no kubarira nk'abagaragu. Uwo mubyeyi noneho niwe washimaho. Uyu mubyeyi ukora atyo musabye umugisha aho ari nawe yiha amashyi. Uyu mubyeyi ucunga abana baje mu biruhuko, akavuga ati umuntu wese tw'umukozi muri uru rugo mube mugiye muzagaruka abana basubiye kwiga. Aho icyambere abahaye abana umudendezo w'iwabo mu rugo. Abana bari bagiye kwisanzura mu bikoni, bisanzure mu masaro, bisanzure ku babyeyi babo, banakore arya ibiryo yitekeye uko byaba bisa kose. Nashaka ashyiremo umunyu mwinshi ariko yabyitekeye, haba harimo umunyu mwinshi arabimenya, ejo ashyiremo muke. Nashaka birya bidahiye arabyumva ko bidahiye, ejo azabihisha kuko uri kumumenyereza neza. Hirya y'ejo wagira n'amahirwe y'umwana akajya muri Amerika kwigayo, nta muntu wayabona amufasha, ariko kubera ko wabimumenyereje inzira, urimo uramuremamo, uri kumurera nk'umugaragu. Bamwe bazi ko ibintu bisuzuguritse ngo ari iby'abantu b'abakene. Kuba wafata umwana ukamubwira uti iga byibuze kuvuguta n'imyenda yawe y'imbere, iga byibuze kuvuguta kanifomo kaba koroshye, ubwo amakoboyi utaragira imbaraga ziyafura, ariko uvuguta utu tworoshye, bakamura gutya, bavugutaha, bashaka ibizingaha, banika gutya, byibuze ugabwira umukozi ngo amuterere ipasi kubera ko ubutinya ko yarangara umuriro, yanayitwika cyangwa umuriro ukaba wakora impanuka. Uvuze ibyo binyibutsa, hari abana bavugaga yuko ngo bajyana imyenda myinshi bagiye muri interina, ngo bakagira iyo bambara bakazajya babika indi bakazayifurirwa bageze mu kiruhuko. Aha ni kwa kundi baba bararezwe nk'abagaragu, bigatuma babimuka, bigatuma baba nk'abami. Yarezwe nk'umwami bizamutera ububwa. Kumva umwana ajyanye imyenda muri interina ntiyigishijwe gufura. Erega n'uyu mwarimu umwoherereje umuteye n'akazi, erega nakunyuzamo n'ijisho. Uzi kubona umwarimu umuzaniye umwana w'igikume cyangwa w'umusore, umwana ntazi no gufura isogisi, ngo araribitse ngo azarishyira ngo tante, baba bafite abatante babafurira, akabika banabaha byinshi baba bazi ko badashoboye.
ubundi ibindi bubibitse uzabituzana cyangwa nituza kugusura mu gihembwe buri kwezi nituza kugusura tuzaza tukuzaniye ibindi tubijyane babifure uko binagenda ahubwo kuri benshi ngo badashaka ko abana babo bavunika urimo uramwangiza uri kwangiza umwana uri kumuhemukira ejo hazaza he warangije kuhangiza oya tukiri aho ngaho ku byerekeranye no ku ishuri se reba noneho urimo urategeka umwana ibintu wumva ngo wowe ushaka ko aziga umwana afite ibintu yumva ashaka anazi atsinda ariko wowe ngo simbishaka ngo runaka ngo ntacyo byamumariye ngo ndashaka kuziga ibi umwana ukamutsindagira mu bintu adashaka adashoboye reka mvuge ngo adashoboye atanashaka kandi hari ibintu hariya umwana ashoboye umwana ashobora kuba arimo ashaka kuzaba umukanisha akajya akora imodoka wowe ugashaka ko azaba umutayeri deja ntabyo yumvamo ibyo umubwira afite ibindi arimo yiyumvamo aho hose ni kwa ukunda umwana wamwimye uburenganzira umwima umwanya wamwimye umwanya mu miganirire ntumuganiriza turaje tukigere cyo kuganira twari tukivuga kuri iyo mirerere no kubagira abami cyangwa se abagaragu usanga ingo nyinshi zifite abakozi babafasha mu rugo b'abakobwa b'abasore bari mu rugo babafasha usanga abana babo badahabwa umwanya hari n'inyandiko nigeze gusoma yavugaga ngo abantu benshi batekereza ko bari guhemukira abakozi batekereza ko bari kubaha akazi ariko ntibaba batekereza ko bahemukira abana babo uwo mwana wawe udatekereza ngo mvuge ngo byibura namenye gufatisha imbabura namenye gufura ndagira ngo ubwire ababyeyi badukurikiye bafite abo bakozi babana gute n'abana babo mu gihe bahari si byiza ko buri gihe wirukana abakozi ngo kuko abana batashye nubwo hari ababikora nibyo ariko nanone se igihe abana bawe baje bazabana bate n'abo bakozi bawe aho kugira ngo uvuge ngo bamvunishirize abana babane bate ubundi ko umwana ku mukozi naryo n'irindi somo ahabwa n'ababyeyi kuko hari n'abakozi badatinda mu ngo kubera abana baho aje gukora badafite uburere kubera ko abo bana barezwe n'ubundi nta burere bituma nta n'umukozi utinda mu rugo nuhatinze aha batraumatiza umwana kugira ngo akunde ahikurira umugisha ari kubona muri urwo rugo ariko nimba uwo mwana amubangamiye kubera uburere buke ni ukuvuga ngo uwo mwana atraumatizwa cyane n'umukozi cya mbere aba umwanzi w'umukozi umukozi abamurya umutima kandi bariya abakozi si bose ariko mumbabarira abantu bankurikiye kuko jye nakoresheje abakozi igihe kinini ngera igihe mbareka kubera impamvu nzavuga mu kindi kiganiro jye narabaretse sinjya nkoresha abakozi kubera impamvu nzavuga kandi reka nzivugaho gake ni impamvu zo kugira ngo abana banjye bagire uburere bw'ababyeyi ubundi umwana bakwiye guhura cyane n'ababyeyi kuruta cyane uko ahura n'abakozi kuko uyu mwana ku kuntu wanamureze bitumye atabana n'umukozi neza wamureze bajeyi ntushaka ko akora urashaka ko akorerwa noneho ndebera nk'abana nka batatu bakuru umukozi arakoropye amaze gukoropa baragiye bahaririye umuceri niwo nabonye wanduza inzu vuba barawuhanyanyagije umukozi ari mu bindi uyu mukozi yabona ahora aterwa stress n'abana ntabakunda ahubwo ni gute nk'umubyeyi niko mbajije umubyeyi yahuza gute abana n'umukozi n'abakozi kandi bakabana neza icyambere umwana barigishijwe kubaha umuntu wese yaba umuruta n'uwaruta yaba umukozi wo mu rugo na bene urugo hari uburere umwana ahabwa bwo kubaha umukozi aha rero kugira ngo umubyeyi abihuze ni ibintu bimusaba umwanya kandi ababyeyi b'iki gihe baburiye abana umwanya turi bukivugeho uburyo ababyeyi bagomba guha ikindi twakongeraho no kugerageza kumutoza no kujya amufasha uzi iyo umukozi ari mu rugo wenda mu gihe agitetse akabona aho uri kumufasha koza ibyombo ashobora kutabyoza neza ariko akaba bitumbika ubundi ibi bintu birakwiriye kubibwira umwana nk'itegeko ko agomba kujya afasha umukozi mu gihe arangije etide cyangwa mu gihe bari muri vacances ko byibuze umukozi nimba arangije no koza ibyombo
umwana abifata akajya abihanagura abishyira mu kabati, ko nimba umukozi atetse yamutuma n'igitunguru ati mpereze iki nzanira iki, hakaba ubufatanye ukabwira n'umukozi akajya kwigishiriza n'umwana n'akazi mu gihe udahari, akakamwigisha kandi nabwo atari mu rwego rwo kumuhindura nk'umukozi w'urugo rw'iwabo, kubahuza kubabanisha neza. Hari inshingano umwana afite mu rugo agomba kubahiriza, hari n'inshingano umukozi afite agomba kubahiriza. Umwana akamenya ko yakwisasira uburiri bwe umukozi ataje kubikora. Ibyo bituma n'umukozi agira roho nziza, avuga ati abana baha baramfasha ntibananuka, ari n'abana batuka abakozi bahora babumvisha ko ari abakozi bo mu rugo. Ahubwo urumva iyo utamubwiye ngo bafatanye ahora amubona nk'umuntu uciriritse udafite akamaro. Ntabwo anamwiyumvamo, n'umwana ashobora kugira ikibazo ari bukenere telefone y'umukozi ngo agusabe serivisi kubera ko wababanishije nk'aho umwe ari ikizira ku wundi, kandi ukora ikosa ryo kubabanisha nk'aho umwe ari ikizira ku wundi kandi ubasigaranye b'abantu, kandi ari gukurikirana ubuzima bw'umwana wawe amasaha menshi. Uzi ko abana hari aho bagera bakabona ko hari n'ibiryo abakozi batemerewe kuryaho ngo ni ibyabo, yanabiryaho umwana agatanga raporo, induru zikavuga ngo ariye kuri ibi biryo, ngo mangu uzi ko ngo afashe ngo ku mineke yacu, ngo kikaba ari ikizira. Ubundi banza umenye uriya mukozi winjije ni umuntu, ni umwana wawe, buriya wamugiriraho n'umugisha, kuko na Namani mugaba w'ingabo yigeze kugirira umugisha ku mukozi wo mu rugo, aramubwira ati iwacu hari umuhanuzi wagukiza ibyo bibembe. Hari igihe bari abakozi iyo adahetse umuvumo abahetse umugisha, ni ibintu bibiri. Hari igihe rero mwakira ahetse umugisha ntumenye ko awuhetse, ukazamukoreraho n'umugisha ukamushingira. Bangahe se bashingira abakozi? Hakaba n'igihe umwakira mugana ari n'umuvumo, ariko ntumenye uburyo uzawitwaramo n'umwana wawe ntabigenderemo umukozi ngo abe yasiga mwangije. Ibi biva ku burere wahaye umwana bwo kumenya kubaha n'umukozi wo mu rugo. Turi kuvuga ku bana rero, ariko nanone tugaruke ku bana b'abakristo. Abana b'abakristo wigeze gukomeza ku kintu cy'umwanya. Umwanya tuvuze umwanya burimo n'ibiganiro. Bibiliya iravuga ngo bunyuzaho akanyafu. Aho ababyeyi baracyabona umwanya w'akanyafu ku bana, kuko akenshi usanga hari amakuru badafite no ku bana. Rero iki nacyo ni ikindi kibazo gikomeye cy'imirerere y'ababyeyi. Bikanambabaza nk'iyo umugabo abona ko umugore ari ushinzwe abana. Umugabo akumva ko ubwo yagejeje amafaranga mu rugo bihagije. Umugabo akumva ko ubwo yatanze amafaranga, yatanze iposho, agomba gukurikirana ibicuruzwa bye bigeze muri Majerwa, agomba gukurikirana iby'abakozi bo mu kazi, ariko akibagirwa ko umutungo ukomeye mu byo afite ari abana. Ari abana, abo bana ejo bundi aribo bazajya gukurikirana ibyo bintu amaze gusaza. Ubu ibintu byerekeranye n'uburere hagati y'abana n'ababyeyi baraburanye. Abana baburanye n'ababyeyi babo, yewe ndanabatabarije pe. Ababyeyi nimubanguke mwegera abana. Abana baburanye n'ababyeyi babo muri ubu buryo, ugasanga umwana hari ikiganiro yabuze. Umwana w'umukobwa uzigiye wa mugani afite anniversaire, umuzaniye gato, ikirori kirahinze, ariko ntumenye se uyu mwana w'umukobwa agize imyaka ingahe? Ese imyaka agize iri hejuru y'10? Nta kiganiro akwiye nka nyina umubyara. Ese namuganirizana? Uyu mwana w'umukobwa ejo azatangira gupfundura amabere, nkwiye kumwigisha ubuzima bwe kuva mu gupfundura amabere kugera ku kujya mu mihango, kugera ku gihe cyo kurambagizwa. Ese uyu mwana iyi nzira atangiye ndayimwigisha nte? Bayitwara gute? Bambara bate? Nk'umwana w'umukristo byongeyeho, umwana w'umukristo namurera nte ku buryo mwinjiza no mu nzu y'Imana, ku buryo ibi byose ndimo mpanga kumurera no kumugorora byose mbikorera no mu nzu y'Imana, umwana agakura akunze mu nzu y'Imana. Ariko nkaba mfite n'ikibazo, ubundi kuki aba babyeyi reka mbabaza, kuki muba muri za korari mukaba abadiyakoni mukagira imirimo mu rusengero mukumva ko abana banyu bo ibyo bintu batabyemerewe? Ni ikibazo njyangira. Ugasanga umwana w'umukristo aramara umwaka umwe 2 ntarakandagira mu rusengero, ahubwo wanataha ugasanga
abakozi cyangwa abantu b'inshuti zawe bamushyizeho ya misatsi inyuranyije wenda n'imyizerere yawe, ugasanga bamwambitse mini, ibyo byose kandi ugaceceka. kandi we ntubyambara. We ntubyambara. Ese kuki utabyambara ukaba urimo utuma umwana wabyambara? Hirya y'ejo nanywa inzoga akanywa urumogi, uzavuga ngo iki kandi utaratangiye kare. Bibiliya iravuze ngo menyereza umwana inzira, azarinda asaza atarayivamo. ahubwo uvuze icyo uravuze ngo hari n'abatabajyana mu rusengero. Kumenyereza umwana inzira harimo kumwigisha ijambo ry'Imana, harimo kumuganiriza, harimo n'ibiki byose. Ubwo umuntu utamujyana mu rusengero, aho ya materaniro mu rugo arayabonera umwanya yoyo. Ubwo se urumva yayabona? Nimba utajyanye umwana mu rusengero, utaha unaniwe, uri muri stress zayo bakwambuye, zawe wacuruje ukaba wahombye, z'abagutesheje umutwe, z'ibyo usanze umukozi yamenaguye, usanze umwana muto yahinze umuriro, usanze nturasasa, usanze ibiryo babitetse nabi birakunaniye, ubwo uzabona umwanya w'umwihariko wo gukora iteraniro ry'umuryango. Byibuze mu mwanya ngo anasenga wumve ko azi gusenga. Birashoboka ko azi bya bindi babigisha ku ishuri ngo ku izina rya patiri na mwana na roho mutagatifu, nta kindi azi, akaba azi ko ariyo masengesho. Nubwo wibwira ko uwo mubyeyi uwo mwanya azawubona wo gufata umwanya ngo bicare muri salo cyangwa nimba hari icyumba bateganyije gusengeramo nk'umuryango. Ibi biba ari na ngombwa ku mu rugo rwa Gikristo, gufata igihe, isaha cyangwa se iminota, niyo bitaba buri gihe cyangwa se buri munsi bikaba byuze muri weekend, bakamenya ngo ni umwanya w'umuryango wo kwegera Imana, mugasenga, mukagira amahishurirwa, abana bakamenya kwatura, bakamenyera inzira yo gusenga, akamenyera kuba yanakwigisha ijambo ry'Imana, aho niho amenyera no gusengera amasomo yiga, amana uzame gutsinda imibare dore ndayitsindwa. Aho niho Uwiteka aza kumva ibyifuzo by'umuryango, hanyuma amasengesho akazamuka, Uwiteka akamanura ibisubizo. Kandi buri Imana yumva bari abana batoya cyane. Byari icyifuzo nari mfite umwana mutoya wahana aransengera, gake cyasubije. Amasengesho y'abana ni ndakorwaho. Rimwe umwana unyibukije akantu rimwe umwana ngo yumvise basoma Bibiliya, ngo ni mwarimu w'ishuri ryo ku cyumweru, ngo yumvise ngo bavuga ngo Yesu yabwiye abigishwa ngo nimugire ukwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, ngo muzabwira ino misozi ngo yimuke, ngo izimuka. Uwo mwana ngo yumva nawe agize ukwizera, ngo hari umusozi yashakaga kureba, ariko ngo hari undi uri hejuru, akumva uwo nguwo urashaka ko uvaho akareba kuri uwo hakurya. Arangije aravuga ati Mana, ati wavuze ko umuntu nagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi azakuraho umusozi. Yewe ndumva mfite ukwizera kukaruta, nkurira huriya musozi njye ndeba undi uri hakurya. Ni ukuri ngo hahise haza abashinwa bahakora umuhanda, umusozi barawumanura neza, umwana akajya yirebera hakurya. Amasengesho y'abana Imana irayumva. Buriya mushobora kuba mufite n'icyifuzo cyabazengereje mu rugo, abana babasengera. Njyewe reka mbahwe ubuhamya, nigeze kujya gusenga mfite ubuzima bugoye, nari meteriyoneri, yari afite imyaka 3, hagati y'imyaka 3 n'4. Mu rugo iwanjye byari danje, kurya ari ikibazo, ubuzima bwadukubise. Mbwira umugabo nti wantije iminsi 7 nkajya gusenga, ngahinduza ubu buzima, ko ubu buzima mbona butaberanye n'igihe tugezemo. Umugabo mpagahushye ngo njye gusenga, ngera igihe numva imbamutima zimbanye nyinshi ndarira. Uko ndira nkajya ndira nsaba ibintu mfite ubu nabisabaga icyo gihe. Uko ndira nkajya nsaba, hanyuma ngiye kumva numva Lionel yari mu mugongo arakanguka akajya avuga, umva mama Mana, umva mama, Mana ari kurira, umva mama Mana atakomeza kurira, umva mama Mana. Aho Imana arahambire ngo itahire mu minsi 3, itahira gusenga kwawe. Nakumvise kandi gusenga k'uwo mwana kwangeze ku mutima, numvise icyo umwana asabye ari mu mugongo, itahire. Naragiye, Imana iransubiza ku byo yabwiye ngo umva mama Mana. Nukuri iri sengesho ry'umuryango ryamenyereza umwana inzira. Hari ibyifuzo aba bana babasengera, bajya bafata n'igihe ahubwo bakabasengera mwe mutanahari, kuko mwabibamenyereje, mukaba mu bisubizo mukwiye ku bana banyu, kubera ko mwabahuje n'Imana. Abana mwarabafashe mubegereza Imana, ariko muri no minsi abantu barimo barafata abana bakabegereza isi cyane. Mwababyeyi mwe
mwikwegereza abana, mwiha abana isi, mwiha abana isi kuko bizabarusha. Mwituma abana banyu babandakorwaho ngo mubahe isi cyane, ngo ni uburenganzira bwabo. Hari n'umugerageza kumbwira ngo umwana ngo ni uburenganzira bwe, ngumva mama Mariyone ngo umwana wanjye ngo ntabwo namujena, ngo ni uburenganzira bwe, ngo nkuko nanjye nakuze nkumva ntawe umbwira ngo nkamenya ko ntagomba kugumbya gusengera mu idini rya ba mama ngo nkihitiramo. Ariko yaratarageza muri iyo myaka, yarakiri mu burenganzira bwawe cyane. Ngo ajya si ukondera. Ni ukuri mwa babyeyi mwe, mwikwegereza abana isi cyane. Uko umwegereza isi niko umuha Satani. Kuzamuzanira Imana bizakugora. Uravuze ngo uburenganzira, mpita ntekereza ijambo ryitwa igitsure mu Kinyarwanda, igitsure cy'ababyeyi. Kiranajyana na ka kanyafu Bibiliya nayo itubwira. Hari aho birivuga ngo umwana ngo umunyuze akanyafu ngo uzaba ukijije ubugingo bwe. Ariko hari aho igitsure kibura ubugingo bw'abana bukarimbuka, bukangirika. Nukuri ndumva ari abana ba Eli yabacyahaga gake bibakoraho. Gucyaha umwana ni byiza, gucyaha umwana ni byiza, utandukanye gucyaha no guhohotera. Ni ibintu bibiri. Wihohotera umwana ariko cyaha umwana. Ge mama tukiri abana yajyaga tubwira ko mu rugo iyo abashyitsi baje tubasuhuza ariko tugacaho, tugahita dukomeza tukajya mu byacu. Rimwe nza gushyanuka ndicara, ahubwo bavuga nkavuga. Yandebye ikintu bita ijisho, ni igitsura. Nibwo nabonye igitsure kuva nabaho. Abantu benshi turarizi. Umva abantu bankurikiye icyo kijisho murakitwa ikijisho adahombye, mbona nintinda agataransomera. Nahise mpaguruka ndagenda. Ariko hirya y'icyo kijisho yasohotse Rwombo nk'ugiye kuzanira abashyitsi cyo kunywa. Yarankubise, yarampuje n'igikuta. Ntabwo nzongera kuva ubwo n'abana banjye narabibatoje, bazi ko abashyitsi baza bakabasuhuza bagahita bagakomeza bakajya muri gahunda zabo. Niko kurera. Ubu guhana umwana. Kandi reka mbwira ababyeyi ko guhana umwana atari ugufata inkoni ngo hondagure. Ntabwo ari ugufata inkoni ngo hondagure kuko ubundi buriya sinabyiza guhana ufite umujinya. Ntabwo ari byiza guhanana umujinya kuko ushobora no kumwica cyangwa ukamuvuna. Ushobora no kumuhana utamukubise. Urugero, hari igihe ushobora gutegera umwana ku cyo akunda ukakimuhaniraho akareka ingeso. Urugero, nimba umwana akunda baro, amaze iminsi akora amakosa ukayamubwira ntayumve, ushobora gutahana nk'iyo baro ukayimwereka akishima ko bayimuzaniye. Warangiza ukamubwira utumva mwana wa, ni ukuri nari nyikuzaniye ariko nibutse wananiye iyi ngesi ni nyishubijayo. Muri nyishubijayo nibwo umwana atakamba ati sinzongera, ninongera uzankubite, ni ukuri sinzongera. Kandi koko ntabwo yongera. Uburya kuzageza mu rwego rwo gukubita umwana, banza siyasa. Mwigishe. Kandi ikindi, uyu mwana urimo wigisha gutya urera kuri iki gitsure, birashoboka ko wanabwira mwarimu ku ishuri umugukurikiranira ukamubwira uti mfasha nk'umurezi, umwana wanjye akakana kanaka ntituri guhuza, ntabwo turi guhuza, mfasha nk'umurezi wabyize. Nukuri umwarimu aragufasha umwana akareka ingeso. Kimwe nuko uyu mwana n'izi ngeso azitewe na kwa kundi wamuburiye umwanya. Uyu mwana ntiwamwegereye ngo umugire inshuti. Abana b'abakobwa ntibakunda gushira isoni cyane kuri ba mama wabo bitewe nuko ba mama wabo babitwayeho. Uyu mwana ntiwamufashe ngo umugire inshuti. Cyo ni cyambere. Uhora uri busy. Uyu mwana amufata umugire inshuti, umugire nk'umuvandimwe kandi ari umwana wawe. Uyu mwana umwiyegereze, yewe no mu cyumba cy'umusangeyo mujye mufata igihe cyo kuganira. Umuganiriza ikiganiro rwose, mutere igiparu, museke, mu buzima buraha, mubwire ku ishuri ibyo watsindaga, ibyo watsindwaga unamubwire, umubwire iyo watsindwaga uko wakoraga, umufashe kuri siyasa. Umwana umwiyuzuzemo, umutereke ahantu yumva azajya kubwira nawe icyo ashaka.
uzirinda gusa kumubwira ibibazo by'urugo. Ntakubwira ngo izuze n'umwana uzaze kumubwira ko isa gukubita, mwabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ejo utazi nimba bazarya. Ibyo si bimureba. Muganiriza, mugire inshuti mu buzima busanzwe, bizatuma umwana nawe azajya amenya agakuru, akaza akakubwira. Uzi ko hari umwana uza kubera uburyo wamugize inshuti, akaza ageze igihe cyo kubengukwa, kubera akaza akakubwira twose, ma uzi ko hari umusore wambwiye ngo tuzabane, ameze gutya na gutya, yambwiye gutya na gutya na gutya na gutya. Noneho bigatuma umubaza ameze ate, bimeze gute, umva mukajya inama mpaka no mu gushaka, ukamufasha uti wapi umusore muzima numeze urya mwana wa. Umusore watangiye kukubwira ibyo ngibyo ntabwo ari muzima mwana wa. Kubera iki? Abikubwiye kubera ko wugurutse imbere y'umwana wawe. Ariko hari umwana ugeze no mu rwego aterwa inda, nta makuru akugera imbere ukaba bize, tudumve imbere waranyobeye, dore ukwase umaze kunanira, sinza uvuka usubundi uvuka kwande, yo mico ubundi niyo kwaso. Oya, umwana mwikosa banza umuganirize, nyuma yo kuganiriza ukurikizeho igihano, nyuma y'igihano cyahe, nyuma yo gucyaha uteshe rwose, ushake n'igihano gikakaye ariko kitamugiraho ingaruka, kitarimo guhohotera. Rwose umwana umwereka ko ibyo yakoze wanababaye kurushaho. Ni ukuri hamwe no gusenga kumwe, umwegereza Imana, umuhana umwegereza Imana. Ubundi yewe hari akantu navumbuye hashize nk'amezi 3 nkavumbuye. Nubwo nabonye abayobozi bamwe b'amatorero batabikunda, gufata umwana ukiri mu myaka y'ubwadoresa ukamuyobora gukora umurimo w'Imana w'abantu bakuru, ukamujyana muri korari nkuru. Muri za korari abantu batemera, ngo hari korari abantu badakunda, ngo korari za mbere ku midugudu. Zirya korari abantu benshi ntibazemera ngo ko zirimbamo abantu ngo baje kera mu idini, ngo bakuze, ngo badakeneye kubwirwa ibintu by'inzaduka. Zirya korari zirarera. Ariko nanone ku rundi ruhande abatabyemera nabo bavuga bati ese bazahuza bati ibiganiro, bazahuza bati ubuzima. Biragoye kubera ko wowe utamubonera umwanya. Iyo korari irimo abantu bakuru, irimo n'abato. Ntabwo irimo abantu bakuru gusa, irimo abantu bakuru baje kera mu itorero, irimo abantu bakuru mu myaka, ariko irimo n'urungano rwawe. Narwo rubamo, jye naziririmbyemo, kandi nsanga mu rungano rwanjye, kandi turimbana n'abakecuru n'abasaza n'abantu baje kera mu idini. Ibi bintu nabonye bituma umwana atararuka. Ntabwo mvuze ngo korari z'urubyiruko zisenyuke. Iyo ni imyumvire yanjye, kandi nabonye itari mibi. Kuko umwana iyo ahora abana n'abantu banganya imyaka, ni nka kwa kundi n'umuntu mukuru abana n'abantu w'umukene, abana n'abakene gusa ntamenye uburyo yazakira. Tukiri aho usanga bamwe mu babyeyi ngo hari abatagira n'amakuru ku bana, n'ibyo yari utangiye kuvuga, abandi ntibamenye n'uburyo babyegera ngo babaganize, n'ibyo urimo ukibabwira. Ariko none tugaruke kuri cya gitsure, kigira uruhare rungana gute muri iyi miryango ya Gikristo? Harimo abatinya guhana, harimo abatinya kubwira abana ngo badahuhura n'ibyari bihari. Bene abo wababwira iki? Njya numva hari n'abana mu mwuka bihanisha abantu ngo gucyaha abana. Nkumva kandi abantu babyihannye nk'icyaha. Ngo Imana imbabarire nanjye ngo ejo naramukubise, ngo Imana imbabarire nanjye ngeso ndayigira ngo ndamuke. Afisaba abantu iki ni icyaha. Hari n'igihe binancanga iyo abantu batura ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa umunyamwuka ati nimwihane, ati Imana inyeretse ko hano hari umubyeyi wakubise umwana w'ejo. Wenduga baramuvunnye. Oya, narabiperereje sanga ni ibintu biri mu bwana mu gakiza. Hari abantu baba bagifite ubwana mu mpano. Nigeze kubibona kera, ubwana mu mpano, aho umuntu yihanisha umugore ko yasomanye n'umugabo we. Narabibonye, amaso yanjye yarabibonye mu cyumba cy'amasengesho. Ibyo bintu byabayeho. Narabibonye, yo mvuga ngo hari abantu baba ari abana mu mpano. Neza umugore arapfukama aratura, ararira ati Imana imbabarire, ndamukunda gusoma umugabo wanjye, ati Imana imbabarire, ararira araboroga.
ibyo bintu kugira ngo tubishyire mu murongo byaratugoye, byasabye ko duhamagara abantu bakuru bafite inararibonye bamwumvisha ko atari icyaha. Aha niho nagiye n'ubundi mbona abanyamwuka b'abana barimo bihanisha umuntu ngo Imana ikubabarire gukubita umwana wawe, Imana ikubabarire guhana umwana. Se ni icyaha se? Kandi Bibiliya ibyemera. Bibiliya ibyemera guhana umwana ukamunyuzaho n'umunyafu ukize ubugingo bwe, ukamunyuzaho n'umunyafu ngo ukize ubugingo bwe, ukamuhana mu izina rya Yesu. Kandi uzi ko ushaka kumukubita mu izina rya Yesu, ukamukubita mu izina rya Yesu uti ntuzongere gukora ibi ngibi, ni icyaha. Ukamubwira uti ibintu ni icyaha, Bibiliya ivuga gutya, ntimukanyuranye n'ibya Bibiliya. Ugafata n'igihe ukamuganiriza, ukamwereka ingaruka z'ibintu yaragiyemo, ukamusomera na Bibiliya, ukamubwira uti abana ba Eri bakoze gutya na gutya, abana ba runaka bakoze gutya na gutya, bibagiraho ingaruka. Iyi mico mufite ni iya bene Kora, ni iya Bakora na Biramu. Iyi mico nibo bayigiraga Uwiteka yasamika ubutaka arabamira kubera ko bari bateye batya. Ahubwo mumere gutya, ukabigisha uko bamera. Ariko gucyaha umwana si icyaha, guhohotera umwana nicyo cyaha. Turimo twegereza umusozo rero, hari ijambo ageze gukomozaho bita ngo uburenganzira. Gatinya kugira icyo ubwira umwana ni uburenganzira, amasaha yatahaga ntakiyataha ni uburenganzira. Sinavuga imyitwarire ukabona yarahindutse, ariko ugatinya kugira icyo uvuga kuko ari uburenganzira. Ibyo byo ababyeyi cyane cyane nk'abatuye mu bihugu byo hanze bo icyo kibazo barakigira, bakwitwara bate? Ibi bintu byitwa uburenganzira bw'abana biranambabaza cyane. Hari n'ibihugu bimwe byateye imbere ngo utahane umwana banagufunga, utabuza umwana kwinywera ibiyobyabwenge ngo ni uburenganzira bwe, ngo utabuza umwana gukora ibintu by'ibizira. Yatahana indaya nyine ari uburenganzira mu rugo rwawe, yatahana indaya ngo ni uburenganzira bwe. Uburenganzira bwe si ubundi abahe abiwe? Ubundi umuntu agira uburenganzira bwe abiwabo gute? Ibi bintu mubihuza gute? Ayo mategeko rero nayo nyagiraho ikibazo kuko anyuranye na Bibiliya. Reka twivugire iwacu, iwacu ho ntabwo ubwo burenganzira buraza bwo kurera abana nabi. Turacyafite uburenganzira bwo kurera abana neza. Niyo mpamvu niyo batunaniye leta idufasha kubashyira mu kigo ngororamuco bakabagarura mu murongo. Leta y'u Rwanda ntiyemera ibyo bintu ko abana bagira uburenganzira bwo kunanirana. Umuntu rero ukirerera mu burenganzira bwe ngo ni uburenganzira bwe, ngo imyaka agezemo ngo irabimwemerera, ngo urareba ngo imyaka agezemo ngo imwemerera ibi, ngo n'urungano rwe ngo amaze iminsi ngo kwa nyina wabo ngo mu rungano ngo niho bageze ngo ni uburenganzira. Ibintu byitwa ngo ni uburenganzira bwe, uraza kureba aho bikugeza sasa. Kuzabigarura bizakugora. N'igihe umwana azabona sheri ukibaze se arasezeranira hehe ko ari uburenganzira bwe bwo kudasenga, ubundi ko abonye sheri arasezeranira? Iki nacyo ni ikindi kibazo. Ahubwo ugasanga nta torero agira kandi ari uwo mu bakristo, we nta torero agira, ntibanamuzi. Uzi ko ibyo bintu ngenda bibona yewe, amaso yanjye amaze kubona ibintu byinshi bikakaye. Ufite abana 5, 4, 3, nta dini bagira. Reka tuvuge idini, nta dini agira. Ntiyabatijwe mu mazi menshi, ntiyabatijwe ku gahanga, ntibyibuze ntajya no gutora zana mu musigiti. Umwana nuwo gusa. Hirya y'ejo ni kwa kundi ubona abonye sheri nawe ugendera mu burenganzira bwe nkawe, kugira ngo babone aho basezeranira bigasaba gushaka za gobzori akubita nk'umuntu nk'ibihumbi 300 w'umubishopu cyangwa w'umwaposo cyangwa w'umwapotere cyangwa w'umupasiteri cyangwa w'umushumba hafi aho, ati turakodesha sare muze mu musezeranye. Akodesheje sare se asezeraniye muri hetorero? Iki kiracyari ikibazo. Uyu mwana se ushingiye akabagezi we basengera muri hetorero? Ahubwo hera ku babyeyi. Umubyeyi aba mu itorero rye, mama aba mu itorero rye na papa aba mu itorero rye. Kujya kubajyana kinacyo ni ikiganiro kizaba kihariye. Ese bazajya bagabana abana gute? Urunarwo n'urundi ruvange. Umugabo ni umugaturika, umugore ni umwadeperi. Umwana akeneye kujya gusenga, azajya hose asengera, azajya aho nyina asengera,
azabatirizwa kwa se, azabatirizwa kwa nyina. Ariko nabonye ufite imodoka niwo abana niwo bajyana. Hakaba n'igihe abana bajyayo ariko ntibabikunde, bati Imana nubwo twajyayo ntabwo tubikunze, ariko bakagenda kubera imbaraga z'ababyeyi. Iki kintu n'ababyeyi nabo bazicare bakiganireho, bazicare bakiganiro. Nimba warasezeranye ivangamutungo, ubundi mwasengeye mu itorero rimwe, ubundi akanako nakanyuze merega kandi gakenewe. Ubundi nimba mwaravanze umutungo mukaba mwarasezeranye ivangamutungo, aramanuka ukazamuka mwasengeye. kandi ibyo iyo abana babibona gutyo bahitamo kwifata. Rero byaratuyobeye, mwacanze abana mu mutwe mwacanganyukishije abana, babuze idini bahitamo. Kubera iki? Ari aho usengera nta mbuto ufite, ari aho umugore asengera nta mbuto afite. Abana babuze aho bahitamo naho bareka, naho bagerageje guhitamo murababuza ngo barananiranye. Basi ikindi cyinshi nyuma y'ibi ngibi rero gikomeye ni ukubona ababyeyi nabo ubwabo nta burere bafite, bagashaka ko abana babo bagira uburere. niba bamenyereza iki? Ubu uyu mwana muzamumenyereza iki? Uri umugabo urara mu kabari, umushahara umarira mu kabari, uza nijoro urwana, ntujye uhahira abana, minerivare wapi, abana inifomo zabasaziyeho. Ubundi uyu mwana uramumenyereza iyihe nzira? Hagati aha ni nk'iyihe nzira ugiye kumenyereza uno mwana kugira ngo atazayivamo? Hari ababyeyi nabo bacanze abana babo kubera ko nabo ubwabo nta burere bafite, bararwana, barahanganye, ntibahuje. Iki nacyo n'ikindi kibazo abana bafite, babuze aho baregera. Turasoza tubwira ababyeyi rero ati mumenyereze abana inzira bakwiye kunyuramo, kandi muvana abana bamugani mu gihirahiro. Tubonye ko hari n'ababyeyi bashobora kuba batera igihirahiro n'ibindi bitandukanye byatuma umwana yumva atiyaguye, atameze neza. Twavuze ko abana badakwiye kurerwa nk'abami ku buryo bazahinduka imbwa, ahubwo icyiza ni uko barerwa nk'abagaragu bakazahinduka abami nyuma. Murakoze cyane. Reka dusabe Mama Leonel asoze adusengera, asengera n'iyo miryango yose ifite ibyo bibazo kuko ibihari. Tugiye gusenga Imana dusengera imiryango cyane cyane kuko niho abana barererwa, niho bamenyererezwa inzira. Imiryango tugiye kugengeye kubasengera mbasabira n'umugisha, kuko hari n'abana babura uburenganzira bwabo kubera ingo zikennye. Ngiye kwatura imigisha mu ngo. Hari n'abana bananirana, urundi ruhande wareba ukabona hari ibintu babuze iwabo bifuza hanze. Ngiye gusenga nsaba umugisha wo mu ngo nk'umuhanuzikazi. Ngiye kwatura umugisha mu ngo, kandi ngiye no kwatura imbaraga zikomeye zihindura abana barangije kwangirika, bananiye ababyeyi babo. Kandi ndumva Imana igiye gukora ibintu bikomeye. Kandi ndi busengere n'iyi miryango muri ubu buryo, abagabo abagore muri rusange batari guhuza, bahuze mu izina rya Yesu, bahuze kandi batera imbere bahuje. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro. Ugiye guhindura ibintu byinshi kuri aba bana b'abahungu n'abakobwa, ugiye no guhindura ibintu byinshi muri uyu muryango hagati y'ababyeyi babo. Ugiye guhindura ibintu byinshi bihinduke mu izina rya Yesu. Sengeye iyi miryango ngo igire umugisha, umugisha utuma abana baba abanyamugisha. Ndatura umugisha w'ubutunzi muri izi ngo kugira ngo abana bige bitagoye, abana bagira ubuzima butabagoye mu izina rya Yesu. Ndatura impinduka ikomeye kuri aba bana bananiranye, nibahinduke rwose. Ndatura impinduka ikomeye mu mibanire y'iyi miryango, nibahinduke rwose, bagira imitima mishya mu izina rya Yesu. Ndasabye ngo imbaraga ziherekeze iri jambo, umuntu wese uryumvise ahinduke kandi ahindukire. Urakoze Mana, mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen.